ibihe byiza wowe ukurikiye Ubumwe News TV, amahoro y'Imana abane nawe aho uri hose mu isi ukurikirana iki kiganiro ngiye kubagezaho. Nk'uko bisanzwe uyu munsi nabateguriye insanganyamatsiko yindi, nk'uko mpora nshaka insanganyamatsiko zitandukanye tukaziganiraho kugira ngo twungurane ibitekerezo ndetse twubake n'umuryango muri rusange. Hanyuma uyu munsi nabateguriye insanganyamatsiko igira iti ibintu ushobora kubwira cyangwa kuganiriza umugabo wawe uguca inyuma. Iyi nsanganyamatsiko nayizanye nyuma y'uko imiryango myinshi hirya no hino usanga abantu bafite ibibazo byo gucana inyuma, bamwe amadivorce atandukanye, cyangwa ingo ukabona zibana nk'aho zidasanzwe zibana. Ariko mu bushakashatsi butandukanye nasanze ko umuntu cyane cyane abagabo, ngo umugabo ashobora guca inyuma umugore we akaba yakora imibonano mpuzabitsina n'undi mugore cyangwa umukobwa, ariko nyamara atagambiriye gusenya urugo rwe, ariko yumva urugo rwa rukunze agikeneye kubaka. Ikindi gihari ni uko bishobora kuba ari ugukeka, ugasanga umugore arakeka ati kanaka umugabo wanjye ubanza nca inyuma, umugabo wanjye ubanza nca inyuma, afite utuntu two gukeka ariko adafite kuko igisubizo nyacyo cyangwa umwanzuro kuri ibi bintu yibaza, ugatuma bitera urujijo. Iyi nkuru rero uyu munsi nabazaniye ni iy'umugore ubizi neza n'umugabo wabizi neza, babiziranyeho ko yamuciye inyuma cyangwa ajya amuca inyuma, mbese yaramufashe abikora cyangwa abizi neza, mbese ari ibintu ntashidikanywaho. Hanyuma rero nyuma y'uko ibyo bibaye, bikunda kugaragara ko nta kintu na kimwe kibaho gishobora gutuma umuryango usenyuka mu gihe bacyumva ko bagifite imbaraga zo kubaka, cyangwa bakumva ko ibyabaye byose hari uburyo babikemura, noneho urugendo rugakomeza ndetse n'umuryango wabo ugakomeza muri rusange. Uyu munsi rero nabakusanyije ibintu nka bingahe bituma ushobora kuvugana n'umugabo wawe uzi ko aguca inyuma, kandi kugira ngo mukomeze mwubake umubano, kugira ngo mukosore amakosa yabaye, noneho umuryango ukomeze. Nk'uko bisanzwe uyu munsi nifashishije urubuga rwitwa Arnom. Iyi nkuru yasohotse, ubushakashatsi bakoze ukorwa n'umugore witwa Sonia agusohora mu mwaka uyu nguyu turimo wa 2022 mu kwezi kwa kabiri. Uyu mugore yahuye nawe n'ibintu byinshi n'ibibazo byinshi, ariko nyuma yo guhuza na experience zitandukanye mu muryango, ashyiraho icyegeranyo cy'ibibazo cyangwa ibintu ushobora kubaza, amagambo ushobora kuganiriza umugabo wawe uguca inyuma, waguciye inyuma. Icya mbere kiravuga uti ubaza uyu mugabo wawe mumaze kwicara ubizi neza ko yaguciye inyuma, ukamubaza uti mbese urabizi ubundi ko wambabaje, ibintu wakoze urabizi ko byambabaje. Hanyuma ibingibi ikiba kiganiriye ni ukumenya ko umugabo koko abyumva, ayumva uruhare yabigizemo, ndetse ko yumva koko yarakubabaje, kuko hari n'abagabo babikora ukumva ntashaka no kumva ko hari ikintu cyabaye, cyangwa agashaka kwerekana ko nta nka yaciye amabere. Rero iki kibazo gituma aba bantu baganira, kavuga uti mu by'ukuri bifite ishingiro kuba mbabaye, cyangwa ninjye musazi nta shingiro bifite. Hanyuma Sonia yagaragaje ko iki kintu ugomba kugikora, iki kiganiro mu gihe kigiye kuba, ari ikintu ugomba kwitondera. Uburakari bwamaze gucururuka, wumva utagifite uburakari bwinshi, mbese wumva ku mutima wawe hari ahantu bwageze bukeye, nibwo ushobora kubaza umuntu uti nibura urumva warambabaje ibyo wakoze, none akagerageza kukubwira bitewe nawe nyine n'ukuntu abyumva, bitewe n'igisubizo yumva akeneye kukubwira. Ikindi cya kabiri, urakamubaza ati mbese urumva warahemutse. N'umubaza uti urumva warahemutse, no kugira ngo uyu muntu urebe mu bitekerezo by'ukuntu ameze nyuma y'uko ibi bibaye, nyuma y'uko aguciye inyuma. Ese urumva ko warahemutse? Hari ukuntu wumva hari ubuhemu burimo?
hanyuma iki ngiki kiba kigenderewe no kugira ngo murebe uburyo mwakomeza marriage yanyu, uburyo urukundo rwanyu rwakomeza, umuryango wanyu ugakomeza, urugo rwanyu ntirusenyuke. Wumva uti koko nibura urumva warahemutse cyangwa ntabwo wahemutse. Hanyuma icya gatatu kiravuga uti ni iki gikurikiyeho? Ibi byarabaye, yego waciye inyuma wajya gusambana na kanaka, wenda uramuzi cyangwa ntumuzi, cyuzi neza nuko basambanye, ufite uburyo runaka wabimenyemo, ushaka kumubaza se ubundi iki gikurikiye, urumva ari iki cyakurikiraho? Kubera ko iki ngiki gituma expectation cyangwa uburyo umugore wumva urugo rwanyu rwakomeza, cyangwa ibyo mwatekerezaga mu muryango wanyu, ukavuga uti se uyu mugabo wundi biracyarimo ntibikirimo, uhita umubaza uti what happened next, hakomeze wiki, dukora iki kindi gikurikiraho? Iki ngiki rero gituma uyu mugabo wakoze amakosa, kuko ni icyaha, ni n'amakosa, ni icyaha gikomeye rwose, kumenya ati se n'icyo atekereza, n'iki kiri mu mutwe wundi nyuma y'uko bino byabaye, n'iki, none ukamubaza se n'iki, urumva ari iki gikurikiraho, kugira ngo murebe koko uburyo ikigomba gukorekeraho. Noneho ikindi kibazo cya kane ugomba kumubaza ati se urumva ukeneye ko urugo rwacu cyangwa marriage yacu ikomeza? Urumva urukundo rwacu, urumva ugikeneye ko dukomeza urukundo? Hari n'ababaza afite abana ati urumva ugikeneye ko turerana aba bana? Urumva aba bana bagikeneye ko witwa papa wabo ntitwa mama wabo turi kumwe tubana? None ukamubaza iti bimeze gute? Ubwo ngubwo iyo bimaze kugenda gutyo, uwo mugabo afata umwanya wo kugusobanurira. Mbyibutse ko uyu ni umuntu wa wundi waba waguciye inyuma ariko adafite purpose yuko agiye gusenya urugo, ahubwo byabaye kubera impamvu ABCDEE. Ikibazo cya gatanu uramubaza se kubera iki wabikoze? Mugabo wanjye, mugabo dukundana, mugabo twabanye, papa w'abana banjye, mu by'ukuri kubera iki ibi bintu wabikoze? Hanyuma iki kibazo iyo umugore akibaza umugabo kiba kigabanya nk'umubabaro afite cyangwa emosiyo ziremereye afite muri we, bituma bisa n'uri kwivura. Ni ubu buryo bwo kwivura, ukamubaza uti se kubera iki wabikoze? Abenshi mu bagore ujya kumva uti se wamburanye iki, kubera iki n'iki cyagenze? Urumva abagabo bagira ibisubizo bitandukanye, wenda nari nasinze, umugore yanyibambarajeho, natakaje control kubera ibyo kunywa nari nanyoye, ariko uba ukeneye ijambo akubwira ati kubera iki nari nabikozeho. Hanyuma iki ngiki gituma unamenya intege nke z'umugabo wawe. Iyo akubwiye ngo byagenze gutya na gutya, wowe nk'umugore ukeneye kubaka urugo, udakeneye ko urugo rusenyuka, bituma umenya weaknesses z'umugabo wawe, intege nke ze. Ukakubwira ati wenda byagenze gutya, nibura ukamenya ati okay, iyo yanyoye inzoga ntabwo ashobora kwikontorora, bigenda gutya na gutya, ikintu gitoya cyangwa kinini gishobora gutuma akora ibyo atagambiriye. Mu bindi bibazo umubaza, ushobora kumubaza ese nibwo bwa mbere ibi bibaye? Mu by'ukuri umbwirishije ukuri mugabo wanjye, ibi nibwo bwa mbere bibaye? Nibwo bwa mbere uciye inyuma? Hanyuma rero ikintu kinini hano batangamo inama, ashobora kenshi, abagabo benshi yemera ibyabaye akavuga reka ni none gusa nta yindi nshuro. Noneho bakugira inama ko mu byiza ugomba kwiga n'uburyo avuga, uburyo mu communicatingana, body language, kubera ko body language zitanga ubutumwa bunini. Ukamenya uti umuntu ibyo ari kuvuga nibyo, ntari kumbeshya. Noneho bigatuma ureba uburyo, urumva umuntu muri kuvugana, muri kuganira, byanze bikunze ushaka kuvuga uyu muntu arambeshye cyangwa ari kumbwiza ukuri, ariko nibura wakimubajije se nibwo bwa mbere ibi bintu bibayeho, kuko bituma nabwo umenya uburyo ujera situation, ukamenya uburyo ubitwara. Hanyuma icya karindwi, ikibazo cya karindwi ubaza uyu mugabo, uramubaza se uwo mukobwa, uwo mugore mwacanye inyuma ibyaca arabizi? Azi kuri mariye nibura?
arabizi ko dukundana ufite umugore cyangwa azi ko uri umusore, kuko abagabo benshi iyo bagiye gusambana hari n'ababeshya akakubwira ati gukoma nanjye impeta akayikuramo niba nayambara, umugore yanamubaza se uri mariye cyangwa uri umusore, ateka nta mugore ngira impamvu runaka. Hari n'ababica akakubwira ati eka umugore wanjye yarapfuye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho umugore uramubaza se uyu muntu yarabizi, yarazi ibyacu, wazi ko turi mariye cyangwa ntabwo uzi ko ni mariye? Ushobora no kumaza se ndamuzi turaziranye. Noneho ibi bituma biba bivura umugabo n'umugore, ku buryo ari umugabo bitewe na kwa kundi nk'ibi iki kiganiro twavuze ko umuntu aba ari poze ateguye, udafite uburakari, ukabimubaza udafite uburakari, hanyuma ukamubaza ikindi kibazo uti se urumva twabivugaho? Urumva ibintu ari ngombwa ko tubivugaho, kuko hari n'umugabo, abagabo mushobora utangiye kuvuga ngo ibyo si ibintu biradufasha ibiki, ukabona ntashaka no kuvuga. Rero bajya inama ko uyu mugabo ugomba kumubaza se uri kumva ibintu ari ngombwa ko tubivugaho? None akagusubiza, kubera ko iyo muvugana kuri ibi bintu muba muri kubaka urugo rwanyu, muba muri kubaka marriage yanyu. Ni byiza ko mufata umwanya mukabyigaho, mukabiganiraho, kugira ngo murebe icyerekezo mugiye kubiha. Yego byarabaye, okay, niba byarabaye tubigenze dute? Hanyuma bavuga ko bishobora ko uyu mugabo ushobora kubona ko atari gushaka kuvuga muri ako kanya, wenda aragusubije akakubwira ati oya ndumva atari ngombwa, cyangwa ntanavuze ukabona wenda abaye ukuntu, cyangwa aracecetse gusa, wowe ukabireba n'amaso ukavuga uti uyu mugabo ntarashaka kuvuga. Bavuga ko cyiza ari uko waba umuretse ukamwihorera, ukamuha umwanya, ariko nabwo ntubireke burundu, ntubireke ngo byibagirane nka benshi, kuko harimo abagabo bahitaza agakora utuntu twose kugira ngo byibagirane nkaho nta cyabaye. Weya, bavuga ko waba umuretse akanya gatoya ariko ukazabigarura kugira ngo mubihe umurongo, atari ukubipfundikiranya mutazi byabaye, mutazi n'ukuntu byarangiye. Hanyuma ikindi cya 9 uramubaze se mu by'ukuri n'ikihe cyabaye ikibazo, kugira ngo uve hano umugabo tumaranye imyaka ntazi umubare, wenda bitewe n'iyo mumaranye, umugabo nubaha, umugabo dukundana bimeze gutya na gutya, ukamubwira za details uzi. Ubundi ikibazo nyamukuru cyari ikihe? Kugira ngo umubaze iki kibazo, hari igihe mu by'ukuri ikibazo kiba ari cye nyir'ubwite wenyine, nta wundi muntu bagifatanyije, ari ikibazo cye psychologie cyangwa akageso yifitiye. Hari n'igihe rero kiba ari ikibazo cyo muri famille, cyangwa abantu benshi, abagabo benshi bikumva ngo urumva usigaye unyima, haciye nk'ibyumweru bingahe ntabyo dukora, umubiri warananiye, ashaka kukubwira turumva mu by'ukuri nawe urabizi ko ntajya nyurwa nawe, mbese cyangwa urabizi ko twari tumaranye igihe dufitanye ibibazo tutavugana, ibintu nk'ibyo ngibyo. Kugira ngo cyangwa ukumva arakubwiye ngo urumva nawe umaze igihe amezi 2 umara mu kazi utataha, ntabwo nayihanganira. None mugafata umwanya mukabiganira, akakubwira iti mu by'ukuri ikibazo cyari iki nuko byagenze, kugira ngo mukomeze urugo rwanyu, muvuge urugo rwacu rushobora gukomeza, mukareba niba ari ikibazo kiri personal, ukabimenya ko ari intege nke z'umugabo wawe, niba ari ikibazo cyo mu rugo rwanyu mukareba uburyo mwagikoraho. Hanyuma ikibazo cya 10 uramubaza se urabona ko ari ngombwa ko dukomeza nyuma yo kunca inyuma, mbere yo kumfata umugore wawe ukansiga ukantahanaha kubera izi mpamvu, ujya guca inyuma n'undi mugore, ubundi ku giti cyawe wowe urabona ari ngombwa ko twakomeza uru rugo aricyo tumaze? Ni ngombwa ko ngumana njyewe nawe tukagumana wenda duhambiranyeho? Kugira ngo uyu nawe asubize, wumva uburyo atekereza n'uburyo ari guha icyerekezo nyuma y'amakosa yabaye. Hanyuma rero bano bantu akenshi ashobora kuguha igisubizo, avuga ngo yego rwose njyewe urugo rwanjye ndarukunda, hari n'uhita ukubwira ati n'umugore wanjye ndamukunda, nta mpamvu ibintu nk'ibi, ariko ko kukareba se nibyo, kuko abenshi ntabwo ashobora guhita kugira ngo yango ngende uva ntabyo nshaka. Iyo ari umugabo ngo bafite gahunda, kuko harimo abagabo benshi bajya guca inyuma abagore babo kandi afite gahunda yo kubaka, mubaze se impamvu n'igihe mu by'ukuri.
urumva ugaragaza niki gihari cyatuma dukomezanya. Urumva ashaka no kukubwira ibintu bikomeza, ariko umushakashatsi yaravuze ati icyiza niba umenye ko mugiye no gukomeza urugo, komeza umutima wawe, kuko akenshi biba bizanakomeza, bishobora kutarangirira hano, ariko ukaba ubizi nyine ko abikora ajya kuguca inyuma, ariko adafite na gahunda z'uko asenya urugo rwe. Hanyuma rero bagira inama ati cyiza ugomba guprioritiza amahoro yawe. Burya amahoro yo mu mutima nicyo cya mbere. Umugabo ntazagenda ngo guca inyuma none, guca inyuma ejo bundi, wumve nturi kubisiporta, wumve umutima wawe ntushoboye kubyihanganira, ariko agomba kubya ati ni ukuri nubwo mbikora, ariko urugo rwanjye ndarukunda, umugore wanjye ndamukunda, abana banjye ndamukunda, bakunda, sinshaka no gusenya. Ariko reba koko ibyo akubwira niba ari byo, hanyuma urebe ibiguha amahoro, kuko nicyo nyamukuru. Amahoro y'umutima nicyo nyamukuru. Hanyuma icya 11 ni ikibazo kimubaza ati urumva umeze neza, are you okay? Urumva umeze neza? Ibi ngibi bifasha wa mugore wawe kuba yakomeza mu kubaka urugo, kuba urugo rwakomeza, ukavuga ndumva aho bigereye, ndumva ameze neza. Kuko ubushakashatsi bwinshi cyane butandukanye bugaragaza ko umugabo ashobora guca inyuma umugore we kandi atagambiriye gusenya urugo rwe, ahubwo ku mpamvu zitandukanye akaba yabikora, cyangwa kubw'intege nke z'umubiri cyangwa za kamere cyangwa z'abantu bagendana cyangwa z'aho yisanze, bigatuma yabikoze. Ni byiza rero ko abantu baganira bakareba impamvu. Ndabizi ko ibyo bibazo runaka bishobora kubafasha ubumwe cyangwa benshi bakurikiye, kandi bakamenya uburyo babyitwaramo kugira ngo umubano wabo ndetse n'ubuzima bwabo n'umuryango wabo wo gusenyuka. Murakoze rero, kandi utarakora subscribe ndagusaba kugira ngo udutere inkunga yawe kugira ngo tujye tubagezaho inkuru zitandukanye. Murakoze, amahoro y'Imana abane namwe. Ciao ciao.